ubu Salha is Lydia rwose injyana kure ku buryo ibaze ko hari n'igihe nasengaga abandi ndi nyikiri muri secondaire abandi bagiye nko kureba filme nge nkajya nko kuri toilette nkamuhamagara nkavuga ati ubu ngubu waza ndi njyenyine kuko numvaga ko umuzima waho nyine numvaga niba warapfuye ufite ukuntu ndeba nge nakureba rero nkajya kuri toilette nkavuga ati ubu ngubu uje twaganira nta muntu uhari nta nubwo banari mfite nyine namukundaga ku buryo ntabwo banari mfite pe so rero uriya takubera ko ndari narabirakaremo how comes umuntu bamwita Imana narabirakaremo ku buryo no ku bigo nigaga nakoraga deba ugasanga nyine nakoze nta muntu wari undusha kuburana nawe rwose narahura na Yesu nakuriye mu muryango wa Islam so kumva ntago Yesu nari muzi nk'inshuti ariko ubu ni umugabo wanjye niko nabivuga muzi nyinumwa ariko nyuma uko yanyishuriye nasanze bitandukanye nuko nari moza ngira ubwoba nkavuga ati inshuti zanjye sinzi ko ndi umuyisilamu bazambona gute rero ni gufite ubwoba abantu bazamfata ute inshuti zamfata ute umuryango uzamfata ute kuko ubwa mbere nabanje kubihisha sinzi ko nabivuze nabanje kubihisha nangira kujya nsenga rero nkavuga se Mana uzambohora ryari ko nshaka nanjye kujya nerana n'abandi ko nshaka nanjye kujya nsabana n'abandi buriya hari ibintu dufata for granted nasengaga bya formule nyine ntago ari ibintu nakoraga ari kuvuga ati ngo nsobanukiwe ngo nararemwe ngomba worshiping uwo muntu wandemye ngomba kumukunda wapi numvaga ko nyine ubuzima n'ubwanjye ngomba kwigenga bitandukanye wa mugani ubwo turaza kubigeraho ariko narindi nyine akanyabyaha ndagakobwa nyine karaho kakanyabyaha kakanyamujinya nagiraga mukushi buriya ku bantu twiganye nyine barabizi ko hari igihe Sala yabaga afite mukushi n'igihe yabaga atayifite ariko mwumva ko ariko neye nkavuga ati nta n'umuntu wamindura ku buryo n'umuntu yageragezaga kunkosora nkahita mvuga niko neye ubwo niba udashoboye kwihangana mvira mu buzima utazi ntago wamugani tuba tubizi ariko urasenga ukaca kamere yawe Imana igakora umurimo rero byose ni ugusenga no kwiyereza ubusa ngeze gutaha ndi ku mu anti wanjye hajya haba ikintu nkavuga Yesu we kandi ubundi ari ukuntu tuvuga inna lillahi nyine ufite ukuntu none baravuga none anti wanjye arakumva aranyumva ahita ambwira ngo uyu Yesu wazanye muri inzu nyine rukumva yarumiwe uyu Yesu wazanye muri iyo nzu none wamuvanye ita mvuga Yesu we nsabana n'Imana yanjye na boundary iriho buriya mbere aho naraba umukristo nagusabana ko Imana ko ari guhaje Imana twayifataga nk'umuntu utinyitse nyine like nago yakubera inshuti nago wayiganiriza ibintu nk'ibyo ariko twaje kubona ko bitandukanye Yesu yakubera inshuti yakubera umujyanama yakubera byose ukuricara inyuma n'urangura butwitayo uwo munsi rero nagiye kwicara inyuma bari mbuturirimbo ngomva ni utwara reka nako ntabwo ari nje uwo ntabwo ari yarankomerekeje ku buryo kandi ndi umuyisilamu ariko ndavuga sinzigera nshaka n'umugabo w'umuyisilamu nzashaka umukristo muhindura nyine nomba atangiye kuzanamo barokore ibya isi itamubwira mva mbese ubwo ugiye kumanurira nyine narapingaga ndi mu bantu bapingaga nubwo niwanjye ibyanjye nabikoraga nibikunda ariko nanone ntabwo ari kunyemeza ko ibyo wanyu bikunda ko yarameze udukopinaje wambwiye avuga ariko nabyaha none byaha ubuzi ko nyine no gusamba kavuga nabyaha hari ibyaha nkora ni yayinda akajya avuga se none se nyine turaganira pe ndatsindwa ambwira imirongo ya Bibiliya numva ndatsinzwe kandi nyine iyo ari igihe cyawe ari igihe cyawe pe numvishe nsinzwe arongera nyine ndarambwira nose uyu muntu witeguye kumwakira maskini none uwo munsi nibwo nyine like numvishe nyuma y'ibintu byose nakoze wamugana uyu muntu naramwakiye umuntu wangiye ibi umuntu uduhamagarira kubaba mbona yari scam mbona yari scam kandi aho nari nigaga bazi kubwo nakishijwe kameme ubu ngo niyo bonye bagira ngo nikagakiza kacyakire kandi wapi hari byinshi byabayemo hagati rero aho ngaho niho naturiye
umukozi w'Imana wandise bati arabo kubabarirwa. Niyo mpamvu nanaburanaga ariko ngaburana nabi nkabeshya imirongo ya Bibiliya. None cyane cyane iyo wahuye n'abakristo babandi mwisema ariko nkajya numva ibintu bya Kisilamu apeti tangira gucika. Nyine nkumva apeti tangira gucika nkajya nimvira to worship music muri ekuteri nkumva nyine turamfashije turi kurasa ku ntego. Rero egoko muri ariko Satani muri ya misi muri Satani ariko ubona wenda kumucika yongezamo umunyu n'ibirungo kuko ndabyibuka nese njya no muri relation n'umuhungu w'umwisilamu kandi ubundi ntabwo byashoboka. Rero nahise njya muri copinage y'umuhungu w'umwisilamu usenga 5 ko muzi nyinumwa ariko nyuma uko yanyishuriye nasanze bitandukanye nuko nari moza. So mbere rero nari ndi umwisilamu nkuko nabivuze, mbere nari ndi umunyabyaha. Shalom, Yesu nashimwe, nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye, nizere ko muri amahoro. Umuriro wose mu bice bitandukanye by'igihugu, mu bice byose bitandukanye by'isi, abari mu Rwanda, abari muri East Africa, abari muri Africa, abari mu Burayi, abari muri Asia, abari muri Europe, abari muri Amerika. Mwese ndabasuje mu izina rya Yesu. Nizere ko amahoro y'Imana barinze, nizere ko ubuzima bugenda neza, kandi naho bitagenda neza hari isezerano y'uko Umwami Yesu yabigenza neza kubera ko urukundo rwe n'imbaraga n'imbabazi ze. Iyi ni Salvation Road, ikiganiro ni Yesu mu rubyiruko. Nitwa Olivier Deva, ndumamya wa Yesu Kristo, Yesu Kristo wabambwe, Yesu Kristo wapfuye, Yesu Kristo wazutse, Yesu Kristo umwami w'abami, Yesu Kristo mutware utwara abatware, Yesu Kristo wenzera n'ukuri n'ubugingo, Yesu Kristo byiringiro bizima, niwe uha intege abarambiwe, niwe soko y'amazi mari inyota, niwe turamya, niwe duhamya, niwe twamaze ubuzima bwacu bwose. Uyu munsi ntago nijyanye mu kiganiro, ndaza kwakira umutumirwa wacu mu kanya. Nizere ko turibuze kugira ikiganiro cyiza, nizere ko nuvuze guhabwa umugisha mwinshi cyane turuka ku Mana. Cyo ngusaba ni kimwe gusa, wicara imbere ya screen yawe, wicara imbere ya telefone yawe, ubundi mu kanya nze tuganire neza. Ngora nimbabwiye rero ntago ndi njyenyine uyu munsi, ndi kumwe na mwene data. Ndagira ngo atangira twibwira turakwakire muri Yesu mu rubyiruko kuri Salvation Road. Murakoze kunyakira. Umeze neza? Ndashima Imana, ntabwo byoroshye kwicara hano ariko amazina yanjye nitwa Isaro Salha. Yego. Ndi umukristo, nkunda Yesu. Birarangiye. Nta nubwo ukunda kumuvuga. Kandi ibyo naje gukora. So Salha, twishimiye kukwakira rero muri Salvation Road mu kiganiro Yesu mu rubyiruko. Ikiganiro Yesu mu rubyiruko se ujya ukireba? Cyane. Kijya kigufasha se cyangwa? Cyane, ahubwo utarakireba yaracitswe kuko harimo byinshi nyine, haza abantu batandukanye, twigira byinshi kuri abo bantu bagiye batandukanye. Niye message rero waho umuntu icyo kiganiro cya mbere arebye? Message naho umuntu ni uko nyine like nazongere gucikwa. Kandi nyine arebe no kuzasohotse mbere kuko hari igihe message yaba yaratambutse nyine ariko kubera ko yarangaye akisanga nyine ntacyo acyuye. So uri kureba iki kiganiro bwa mbere, uje kurica no bwa mbere, ubwo iyo message ni yawe. Kore subscribe, liking, sharing, ujye muri comment wandikemo ngo Yesu ni umwami. Yesu ni umwami wahindura ubuzima bwawe, Yesu ni umwami wahindura amateka yawe, Yesu ni umwami wahindura situation yose waba urimo. Ikibazo cyose waba ufite, Yesu niwe gisubizo cyacu. Aradukunda, nawe aragukunda, ibyo dukore nawe yabigukorera. Yahinduye ubuzima bwacu, nawe yahindura ubwawe, yahinduye amateka yacu, nawe yahindura yawe. Duhamya Yesu, twabonye akora ibitarashobokaga mu buzima bwacu. By'abantu bananiwe Yesu ajya bishora. Rero niba uri kureba iki kiganiro ukaburushye, uremerewe, wihebye, wigunze, turakurangira Yesu Kristo umwami w'abami. Yarazutse ari muzima, ubuzima bwawe yakongera akabuha ishusho, izumuni bikagenda neza. Salha, nuko tuba tumeze hano nyine tuba yibuke no gukanda ukazogera. Nasanze hari ukuntu ibiganiro nyine bigucika ko ukuntu utashaka gucikanwa, wibuke gukanda kukazogera kugira ngo notification zize kugeraho kugiye. So kandi turabakunda, turabashimira ko muri ibiganiro byacu, ko mudushyigikira, support yanyu, umuhate wanyu ntago ari ubusa ku mwami. Tuzike Imana y'amahoro itazabura kubaho umugisha. So Salha,
twishimira kubana nawe cyangwa ne nabivuze dukomeje kwishima oya dukomeje kwishima hano kwa Yesu no kwishima Okay, kandi nishimiye kuba hano Okay, ni byiza rero watubwiye izina ryawe tubwira ko uri umukristo ukunda Yesu nagira ngo utangire utwibwira muri make ya mbere yo gutangira gukunda Yesu byagenze bite kugira ngo inkuru tuyigemo neza ungiye gutera agatebe nanjye numva inkuru nk'abandi bana mbere yuko nangira gukunda Yesu urukumva nago nari muzi wakwibaza se ngo uyu Yesu natangiye kumukunda byagenze gute ese Yesu ninde ni nkuko habaye n'umuntu kudukurikira atazi ese uyu Yesu ubundi baba mukunda kugira bigende gute yabahaye iki yakoze iki ariko iki kibazo nyine cyita kinyibutsa mbere hubwo nari imeze gute uyu mugabo narahura nawe kuko uyu mugabo rwose hari byinshi yakoze mu buzima bwanjye Salha wa mbere ya Yesu rero yarinde Salha wa mbere wa Yesu kanege Salha rero wa mbere wa Yesu yari umukobwa nari ndi umwisilamu narahura na Yesu nakuriye mu muryango wa Kiislamu so kumva ntago Yesu nari muzi nk'inshuti ariko ubu ni umugabo wanjye niko nabivuga muzi nk'intumwa ariko nyuma uko yanyishuriye nasanze bitandukanye nuko nari muzi so mbere rero nari ndi umwisilamu nkuko nabivuze mbere nari ndi umunyabyaha kuko umunyabyaha ntago ari inshuti ya Yesu cyangwa ntago ari umukunzi w'Imana wa Yesu nkuko nabivuze nababwiye ngo nkunda Yesu kandi iyo uri umunyabyaha rwose cyangwa ukunda ibyaha biragoye ko uyu mugabo mwakundana so nari ndi umunyabyaha nakuze nyine ndi umukobwa yego ujya gusara nk'abandi ariko still nagutinya Imana kuba muri njyewe nkora ibintu nishakiye natitaye ngo ese bishimisha uwandemye cyangwa ntago bimushimisha narwo nitaye ku wandemye mbese twabikoraga nibo navuga kuri njyewe nko gusara nasengaga bya formule nyine ntago ari ibintu nakoraga ari kuvuga ati ngo nsobanukiwe ngo nararemwe ngomba worshiping uwo muntu wandemye ngomba kumukunda wapi numvaga ko nyine ubuzima n'ubwanjye ngomba kwigenga bitandukanye wa mugani nubwo turaza kubigeraho ariko narindi nyine akanyabyaha ndagakobwa nyine karaho kakanyabyaha kakanyamujinya nagiraga mukushi buriya ku bantu twiganye nyine barabizi ko hari igihe Salha yabaga afite mukushi n'igihe yabaga atayifite ariko mwumva ko ariko neye nkavuga ati nta n'umuntu wamindura ku buryo n'umuntu yageragezaga kunkosora nkahita mvuga niko neye ubwo niba udashoboye kwihangana mvira mu buzima ubwo nuko byari bimeze kuvuga ati ubwo wande nyine ubwo nkumva ko inshuti mfite ari zandi zihanganira gashiha n'umujinya yanjye nkavuga mu mfata ukonde ako kantu rero ngo kaniko ndingo ikintu bike so nabivuze ndi umukobwa njya mu relation adafite purpose cyangwa adafite umumaro rwose ari ibyaha gusa rwose mbere y'uyu mugabo navuga ko natari ndiho pe usali gukora izo ukuntu ukundi wasengaga na transformation yize nta mpinduka ugize bizana zindi mu buzima bwawe mu by'ukuri ku giti cyanjye ndi kuvuga ku giti cyanjye gusari nta kintu nabikoraga nka formule nyine kwa kundi ukura umubyeyi agutoza ikintu ukagikora wenda twaba twageze muri Ramadan nanjye nkiriza iyo minsi 30 ariko n'ubundi rwose iyo minsi 30 yararangiraga nkasubira kuri wa Salha nta kintu nabonaga cyahindutse mu buzima bwanjye ubwo nibo ndi Salha wagiyemo wikundira gutukana nasohokagamo ndacyameze kwa kundi there was no transformation nagutinya Imana niko nabivuga so ruwango uko winjiraga niko wasohokaga cyangwa ngo icupa ryagomaga ari ryarindi nibo nagahinda nibo narinjiranya agahinda rwose nago navuga ngo depression navagamo yashize kandi nari nyifite nayo nubwo natayivuzeho kuko mbere y'uyu mugabo nyine depression yari nyinshi ariho wenda hakomokaga iyo mijinya ariho depression yatangiye uri muto cyangwa yaje umaze kuba mukuru wenda ahubwo se nayimenye ko ari depression nayimenye ko yari depression maze guhura n'uyu mugabo mbere wari uzi ko mbere nari nzi ko nyine ni imijinya naribabariye nyine hari ukuntu butazi depression wa mugani ariko kumva ko nyine
waribabariye njye ndi umukobwa wumva naribabariye na bintu byinshi nyine so depression rero nayimenye ko ibyo byose nakoraga byatewe nyine nako gahinda nari mfite muri njyewe katatewe n'undi muntu nyine ni umwanzi rero mbimenya narahuye n'uwo mugabo ashaka kuyinyeza uko nguko byagenze ukuvuga ngo ubwo turi kureba Saliha wakuze muri ubwo buzima afite mukushi nk'uko wabivuze afite agashiya kenshi afite depression avuga nawe ati ngiye mumfata uko ndi mumfata uko meze ntago hagati maho ngaho se muri urwo rugendo rw'ubuzima bwawe ntago wajya gutekereza wenda ati si ibintu nabivamo nte nakora iki kugira ngo wenda uko byari byose umuntu wese urwaye abashaka ukuntu yakira tu we nta move wajya gukora uvuga ati shaka ngerageze ndebe ko ubuzima bwahinduka ndebe ko wenda nawe umuntu mwiza kurutaho cyangwa wumvaga bikunyuze tu njyewe si ukukubeshya ntabwo nari nzi ko ndwaye pe wabonaga biri nomo nabonaga biri nomo nyine kuko numvaga abantu turatandukanye rero buri wese ateye uko ubwo Saliha ni uko yaremwe okay numvaga ko ari gutyo meze ariko wenda ku bintu by'agahinda kame mushakisha uburyo byo nyine by'ububona ko hari cyagateye rero ushaka ikintu urakora kikumara ku gahinda rero urukumva nagenca hari ibyo nagiye nkora bimara ku gahinda ariko nibwira ko byakamara ngasanga nyine nayobye rwose ahubwo bakakongera bagasuka ntago rehasiyo n'abandi bantu yari igoye wumva kubana n'abandi bantu ufitiye character imeze gutyo cyangwa nyine mwabanaga n'abantu bashinyiriza tu nyine nubwo nagiraga ku gashiha ariko ndi umukobwa uri sociable nyine kwa mbere nabaga ndi sociable abantu nkabasetsa kwa kabiri babandi nasekeje nkabababaza rero ariko bageragaho bakamenyera bakavuga Saliha sisi mu minsi ko agira mukushi ubwo nyine abantu bageraho bakamenyera ka gaco kawe kabi none nawe ukagera ukumva yuko barabimenyereye nyine biramenyerwa so nyine ubwo abatarashimaga bageragaho bakagenda iyo usubije amaso inyuma usanga nyine byaraterwaga n'iki kubera ko buriya abanyarwanda bavuga ngo nta kabura imvano byari byo byose nyine ntago ibintu bigira aho biva niyo mpamvu nakubwiye ubu nyimenya Yesu nubwo turaza kwagera njye nibwo namenye yuko rwose iyi mijinya bifite sosi nyine wa mugani nta kibazo ugira kitafite aho gikomoka uko cyaba kimeze kose nuko nyine tutabimenya ariko biba bifite aho bikomoka nyine ari ukuntu uba warikuriye warakuze uri umuntu utitabwaho cyane njye navuga ko n'amakosa menshi nagiye nkora muri ubu buzima mbere yo guhura n'uyu mugabo nuko biterwa nyine n'ibikomere atari kuvuga gatoya natagiye mvuge ngo ni ababyeyi ngo ni abaki nyine hari ukuntu wowe nk'umuntu hari n'igihe uba ukeneye ikintu ariko umuntu namenye ko ugikeneye ariko wowe deep down ubizi ko ugikeneye and ukakibura icyo kintu kikagutera imijinya n'ibindi kubera ukuntu wakuze n'ibiki rero akenshi nyine nasanze byaraterwaga nuko deep down nyine there was something hari impamvu yanjye nyine Yesu yanyeretse yabiteraga ni impamvu twamenya cyangwa n'ibanga ryawe ndumva ubwo tuzabivuga mu kiganiro cy'ubutaha abantu bakurikiye Yesu mu rubyiruko rwo mushonje muhishiwe bwe impamvu tuzabivuga ubutaha so none waje gusobanukirwa ryari yuko ibyo ari byo byose bajyaga bumva bavuga Yesu ariko ntekereza ko utamwemeraga wenda bitewe na mbwira mbere Yesu wari umuzi wamufata gute byari bimeze bite nyine ukumva Yesu w'iwacu ni intumwa nyine bamufata nk'intumwa bamwita Isa niyo tumuvuze rwose niyo bamuvuze bamusabira umugisha rwose akavuga amahoro y'Imana banene nyine ariko nari ndi umuntu umupinga cyane njyewe nakuze niyo ntumwa ntabwo nabyubahaga ko ari intumwa kuri iyo kubera ko nari narabirakaremo how comes umuntu bamwita Imana narabirakaremo ku buryo no ku bigo nigagaho nakoraga deba ugasanga nyine nakoze nta muntu wari undusha kuburana
nawe rwose uburana umuhakana uvuga ati rwose mvuga ati ariko uzi ko mutuka Imana wowe urafata umuntu wabyawe ukamubwira ngo ni Imana ubwo biravuze ngo Imana iratwita ubwo bivuze ngo Imana itera inda uziko ntabwo bamugira nyine ku buryo byageze aho najya njya nko mu muhanda nkahita mbona abantu bose nyine bazarimbuka nahura n'umwe avuga disi nka Cedric azarimbuka nahura nyine nkabona abantu bazarimbuka ni benshi ko numvaga ari twe kamere tuzajya mu ijoro gusa so rero abandi nabonaga disi ari abo kubabarirwa niyo mpamvu nanaburanaga ariko nkaburana nabi nkabeshya imirongo ya Bibiliya noneho cyane cyane iyo wahuye n'abakristo babandi batazi nabibyo barimo urabifatira rero aho ngaho rwose nabaga abo wahinduye se abo watoresheje shahada bajya gutora shahada nabo rwose nirukiye ubusa none se icyo gihe wabaga wumva uri mu nzira ya nyayo tu cyane rwose wumva ati abantu bari gutuka Imana bari kurwanya Imana ngomba kurwana nabo nyine bari uri mu ntambara nyine ubuvuga se niki nakora nyine nkuko nyine ubuvuga se niki nakora kugira aba bantu bamenye ukuri noneho ngiye nkanabikora nkumva yuko ari ukuburana nabo nkabatsinda nubwo nimburana nabo nkabatsinda bahita bumva ko ibyo bari matari byo rero nyine ugasanga unabikoze mu buryo bubi ngo uri gushaka abantu ariko nacyuye ubusa ngo nyuma y'izo ntambara zose no kuburana nta n'uruke n'umwe wabonye nawe usibye kumva ko natsinze nabwo ni kwa kundi ugira akajambo ka nyuma ariko hari ukuntu abakristo bamwe nyine batazi Kristo no kuburana baba batabishoboye cyane bajya muri izo deba nyine ariko mu by'ukuri iyo utazi Yesu nyine nta kintu yakoze mu buzima bwawe biragoye no kumuvuga tu biragoye pe iyo utahuye nyine n'umuntu n'ubundi biragoye kuko nawe ntekereza ko nta fact nyinshi wabaga ufite byabaga ari ibintu by'amateori nyine biri aho ngaho by'icyuka kariya kantu yarabyawe ninde wakubwiye ko ari umwana w'Imana Imana se yaraje itera inda nyine twebwe tuba tureba ibintu biri physical ibintu biri spiritual rero kujya kubizanira umuntu ntabwo ibintu by'imyuka rwose twari tubizi ngo ni scam rwose yabaga ari scam byagenze ze kugira ngo none wa muntu warwanyaga upinga wiri kuvuga ati abano ngo barebaga abakristo bose bavuga ati aba bantu umuriro bategereje nyine Jehannam mirabategereje ngo ni Jehannam ariko byabintu mwabikuye tugenda abantu Jehannam ko bategereje ko bazashya urumva byagenze bite kugira ngo utangire kuvuga ati aba bantu inzira barimo ni ahubwo ngewe narayobye tu byatangiye gute kuko ibyo byose ntabwo byaje umunsi umwe ntabwo byose umunsi umwe uvuga ati sha nanjye nkurikiye wa mwana w'Imana burya n'Imana hari icyabaye tu okay wenda hari story nshaka kukubwiraho gato nikiga byatangiye ubundi niga superieur niga ya superieur wenda hari abantu twiganye rero nize ku kigo cy'aba Kristo nyine cyitwaga Kigali Christian School niho byatangiriye kwako aho hantu nyine ndi kuhiga nahuye n'ikibazo kirandemerera kikajya nyine ubwo cyarutaga imyaka yanjye kirandemerera ibibazo so nasenga uburyo nasengaga nkumva nta kintu kiri nkavuga se ubundi Imana ibahora nyine bitangira gutuma nibaza iyi Mana nsenga bundi niyo nyine ko like na change numva ese kugusenga ni formule ese nyine nkumva na change rwose rero nayo mfite umushuti twiganaga nyine uwo mushuti rero niwe twari turi gutana bisanzwe nyine ngo kandi wowe ufite ikibazo akakubwira nyamara ikibazo cyawe hari umuntu wagikemura nyine numva atangiye kuzanamo barokore ibya isi itamubwira mva mbese ubwo ugiye kumanurira nyine narapingaga ndi mu bantu bapingaga nubwo niwanjye ibyanjye narabikoraga nibikunda ariko nanone ntabwo ari kunyemeza ko ibyo bikunda kandi ibyo wacu ari byo bya mbere nubwo bidakora ariko kumva ari byarahombye ariko ni ibya mbere ubwo rero uwo munsi yakoze akantu nyine yikinira ni nko kukubwira uyu munsi urarya wari umaze umwaka utarya nyine urukumva rero arambwira ngo uyu munsi ibintu birahinduka ndamubwira nyine yabivuze nko mu kwizera bisanzwe ndahamye neza ko atazi ibyo yavuze ni nk'Imana yashatse kumunyuramo ndamubwira ariko wowe ibintu uri kuvuga urabizi uzi igihe bino bintu bimaze cyangwa nabyo arambwira ngo uyu munsi ejo uzambwira ngenda nabipinze ariko
bya bintu bibaseriye da mbone umunsi birahindutse noneho ubwo bukeye nanga gutsindwa ngo mubwire ngo bya bintu byawe kuko ntago ari kunyemeza ukuntu wavuze ikintu kikaba arambwira ngo byagenze ute byagenze neza ariko nshiramo ka ariko kugira tumve yuko ari 100%. Ya ariko aho ngaho nahise reha nkubwire muri isi nta muntu urushye udashaka kuruhurwa nyine uko byagenda kose umuntu yabuze haruhukira nyine yirirwa ashaka haruhukira rero numvishe gakoze ndavuga nyamara uyu muntu najya mwifashisha muri emergency atari ukuvuga ngo nasobanukiwe ngo ibyo yavuze reka agatangira wenda mu gihe tugiye gutaha akambwira ati none dufite fellowship nandwa nzi nibiki nkamubwira ati ubwo ushaka kungenda nicara hari ahantu muri kuririmba za ndirimbo zanyu ni haram ndambya ni haram akambwira okay uricara inyuma nurangura butwitayo uwo munsi rero nagiye kwicara inyuma bari mbu turirimbo ngomva ni utwanje mbwa reka ko ntabwo ari nje uwo ntabwo ari rero bitangira gahoro nutwo turimbo twamfasha nimbe mubwire nyine gikomanda kugira ngo atanagira ngo rwose reka rero kuko nyine ari we twatanaga rero byasabaga ko murindira tugatahana rero naje kwakira burya Yesu byabaye mbere ya corona ariko mwakira nk'umukiza nyine ndi kuvuga uyu Yesu kamwakire ajyanyiza mu tubazo kuko nabonye ashobora kuba ari umuganga mwiza ariko atari kuvuga ngo muzi nk'umukiza ngo yarampfiriye izo ziri kiri scam ko nta na Bibiliya nasomye pe ni kwa kundi wumva umuntu yaje kwigisha kuri icyo kigo akarasa ku kabazo wifitiye akahita avuga rero uyu Yesu mwagutse uri kuvuga Yesu yakuruhura ari umuntu wese yanduhura nyine bitewe n'uburyo rushye ukahita wifatira uwo wakuruhura rero uwo munsi nagiye kwakira agakiza ndanarira burereka nkubwira hari igihe nyine twitiranye ibintu amarangamutima urukumva nari niruhi nyine nararize kubera kutubaza nari nabuze buri aho ndirira niko nabyita so ndamwakira da numva ngo bamwakire ntangira kubona utuntu tw'uduprotokole twinshi abantu bari kumobera wakishijwe noneho nkibaza ukuntu nabwo banagize bwo bureka uzwi ugeze mu bibazo utita ku bantu ngo bazandebe utereka uba ubushaka umuganga wenyereka umuganga gusa shaniyo rega n'abantu bajya mu bapfumu nge sinabarenganya ubu ngubu nk'abantu biyahura nyine ibibazo hari igihe bituremera niyo mpamvu nyine uyu mugabo tuba tumukeneye kuko twebye ubwacu rwose ntago twabyishoboza so rero byagenze biterero kugira ngo noneho urumva naramwakire sali ha umuhakanyi ubona abantu nyine basenga Kristo ari abapagani ari abantu bazarimbuka badafite direction byagenze bite kugira ngo ugiye mu rusengero niba ari mu rusengero wenda ubipinga wicara inyuma ariko utangire gukorwaho gake ugere ku rwego uvuga atari ku uyu muntu nubwo nta mwakira wese ariko ndumva hari party imwe maze ko umuntu nshobora kwakira ngo byagenze bite kugira ngo wumve ko none wa muntu ushobora kumwemera mu buzima bwawe ukaba ati wenda okay simushaka nk'umwami ariko numvishe ko ashobora kundura kandi ndiruhiye numvishe ko abantu baba bayashobora kuba umunezero kandi ndawufite mwinshi urenda kunyica kugira ngo byubyizere ko ashobora kubikora kugira ngo uve kuri etape yo kuvuga ngo wa muntu wa mwana w'Imana bita Imana wemere ko none ashobora kuza mu buzima bakagira ibyo ahindura kandi urumva nyine byahereye aho ngaho kumva yuko nyine ako kabazo nari mfite umuntu yakavuzeho kandi muzi ko yasengaga yari umurokore na n'ubu aracyakijijwe noneho mbizi akahita gukoresha ijambo rukumva ni nyinumwa yakana akayakoresheje none ndavuga ati nibo aho asengera yaravuze iki kigakunda ngiye nagiye nkurikiye suku kubeshya uwo munsi nari ngiye nkurikiye ndi kuvuga ati mbonye aho nduhukira ariko nano sinari nzi gusenga kuko nabigerageje biranga pe rero aho ngaho ho kuko corona yaraje nsubira mu buzima bwanjye busanzwe ntago navuga ngo no munsi wanjye namenyeyo Yesu pe corona yaraje nsubira mu buzima busanzwe ego ko niba ari copinage nakoraga ahubwo nzi ko kabiri uri kumva niba nyine nta kintu cyahindutse mu mutima wanjye kwa kundi uvuga ngo nakiye mwuka wera ngo nsigaye n'inyimana reka nakomeje my lifestyle ubwo niba ari aka night club nakundaga ubwo niba ari aka nyine utuntu tudafututse tutayesheje Imana icyubahiro byarakomeje rero ntabwo ari kuvuga ngo uwo munsi byahise bihinduka aho rero
nuko nguko byari bimeze niwango naratashye nguma the ndumwisilamu day warize ukamwakira byarangiriye aho byabereye umva byarangiriye aho gusa namusogongeyeho gato ariko wumva nta kintu cyahindutse pe nta kintu cyahindutse muri wowe Reka. niwango kurira se kurira ni amarangamutima nari nabuze aho ni nko kuvuga nari nabuze aho ndirira n'ubuzima n'aka kanya ndi umuntu ugira emotion warira nta kibazo hano baraharirira ndi umuntu ugira emotion rero mburiya ni emotion zamfasha okay so noneho rero tubwire noneho nyuma yaho noneho ni gute watangiye gutekereza wa Yesu urumva ibyo byose hari akantu kagusigaramo sibyo hari akantu kagusigayemo wenda ariko ukabyirengagiza tu ariko urongera wa muntu ari we mbere byagenze tu no kugira ngo uvuge ati kansubire hantu hari ikintu nabonye tu ya ukuntu byagenze urumva nyine nasubiye mu buzima busanzwe ariko nkomeza nkunda uturirimbo tw'Imana nubwo nyine ukumva nasubiye mu rugo ego kumwezera amazani zaba nkazifunga rwose ubwo nari nibagiye n'ibyabaye kuko nyuma ya corona narwo nasubiye kuri cya kigo nahise mpindura ikigo so rukumva rero nagumye ndumwisema ariko nkajya numva ibintu bya Kisilamu apeti tangira gucika nyine nkumva apeti tangira gucika nkajya nimvira to worship music muri ekuteri nkumva nyine turamfashije turi kurasa ku ntego rero egoko muri ariko satani muri ya misi muri ya satani yari kubona wenda kumucika yongezamo umunyu n'ibirungo kuko ndabyuka nese njya no muri relation n'umuhungu w'umwisilamu kandi ubundi ntabwo byashoboka rero nahise njya muri copinage y'umuhungu w'umwisilamu usenga 5 ku munsi urukumva ahita rero angarura neza nsubira mu murongo nkajya nsenga 5 ku munsi kuko mbere yuko tuvugana yitambwira Salha wasenze igipindi cya saa sita nkatanuka ko natagisenze ngatangisenga mbere yuko tuvuga ukumva yansubije mu murongo rero uruko itanibagirwa na duke nayo nifatiye kwa Yesu ya ni danje none waje kumwigobotoretse kurumva uwo muntu ndumva yarajeje kukugarura nyine tabati satani abonye bati peti garuka hano shawe murajyayo rero nyine uwo muntu rero kumva yaje kunenguha byarahombye nyine muri make ni intambara ebyiri ziba ziri mu kirere so rero uwo muntu yaje kunenguha kandi Disney namukunze nyine namukunze ibaza umuntu nahise mvuga ndongera nsura ku bipindi na mama wanjye yajya ndeba akahita avuga umwana ari mu masengesho wowe uzambara na hijab mama wanjye baze ko yirukaga ambwira sha wowe Imana izakumera umugabo w'umushehe wa wundi uzaza kabisa kwambika ibintu rero ukumva yaratangiye kumubona akabona nsenga 5 ku munsi agasidija karaza uko urukumva narahura nawe bari batangiye kubona ibintu byatangiye apeti yo kwambara imyambaro yabo yacitse rero urumva nyuma yaho rero ngo yaje kunenguha mbona na wa wundi w'umuhaji yabikorera na gutinya Imana mbona rero ubona ntago ngo nawe nyine yarakutengushe nk'abandi bose ubwo wari urimo uramubona mu ishusho y'Imana kubera ko nyine nk'umuntu wasengaga 5 ku munsi nitwe mu expectinga gutandukana n'abandi rero nsanga ahubwo ni formule ese gusenga hari nta bintu warekaga ubundi ari amasengesho nta kintu yagufashaga like kubera ko urumva twebwe dusenga kugira ngo duhinduke nyine duse na Kristo tu we muri uko gusenga nta change zabwo wenda ngo ngo kaka mukushi karagabanyutse wenda niba ufite akababaro wumve wasengaga izo nshuro zose ariko ntihagire change like chana change pe kandi nyine nta nubwo bufite that heart yo kuvuga ngo Mana nshaka guhinduka nayo nyine like there is no Holy Spirit nta mwuka wero kukubwira sengera iki kintu kamere yawe uba wumva ko ari yawe and nuko nyine imeze wenda nyine twiga guca bugufi tugafasha abakene tugagira ute ariko kwera kw'Imana gusa nkayo nago bibamo cyane ya nago rero nago kubisengera ibyo bintu byambaga ngo bisengere nago wapi nago nabisengera so rero wa muntu rero wari waje kugukurura ubwo se twavuga ko ari Imana yamugukuye hose buri yari ifite umugambi wayo kuri wowe byari byo byose ibyiza byose tubishimira Imana okay ngo birize turashima ariko cyane cyane niba ikintu cyatuma niba umuntu yagenda agatuma uhura n'Imana kireza ko nyine bari mu plan y'Imana byagenze bitero kugira ngo
nyine mutandukane niba wenda harimo story ushobora gusharinga tu nta story irimo nyine byarangiye bipfuye ntago byarangiye bipfuye kubera ko nyine hari ikintu cyabaye turi mu gisibo na expectingaga nyine yaranengushye muri make nk'abandi bose nyine rero turatandukana mu gutandukana rero nahise ntena bivamo ibintu itamvuga mu buzima itananashiraho navuze ati mu buzima bwa nubwo kuko ntabwo nari ndi ku expectinga kuzakizwa ngeraha navugaga mu buzima bwanjye yarankomerekeje ku buryo kandi nari ndi umwisilamu ariko ndavuga sinzigera nshaka n'umugabo w'umwisilamu nzashaka umukristo muhindure cyakoze wari ufite yagize confidence wazikuraga hezingana gutyo muri babarokore none mutoje shahadu mutware ariko muzi yuko haraho namuvana wari ufite confidence wumva ko uzafata umukristo kwera ukamuhindura ukamutoza shahadu cyane ariko barahari wanahindura barahari rega batari consistent apana n'ibya consistent ari abantu bameze nk'abari mu modoka ariko bavuga ati aho ujya hose turajya aho ariko urukumva nyine n'ubundi ntabwo bazibyarimo cyangwa izo confidence ariko zari nyinshi ntago nyine hoya zirakora rega na muhungu waza gushaka muri Islam ngo nabo umwisilamu ntago bibaho niba ushaka umukobwa wabo uhinduka umwisilamu ariko ngira ngo abenshi baza badafite ahandi hantu bari nyine abenshi ntago uko tubi abenshi ntago waba warasogongeye ngo wihe ibyo bintu rwose wapi ndakoze ibyo bintu birantangaje urumva ubundi menyere ko abahungu bahindura abakobwa ariko umukobwa ari ufite gahunda yo guhindura umusore iyo wakunze rega atazagutenguha ibintu by'urukundo byo ntabwo mbizi cyane urumva nkeneye amasomo menshi nyine urukumva niba umuhungu yagukunze agashaka kubana nawe azahinduka agomba guhinduka ubwo se wari kuzajya urara ku ruhande nuko so dukomeze rero umva uwo munani aragutengushye wari wamubonagamo wenda mu ishusho y'Imana niko twavuga yagusubije mu murongo wongeye wambaye ibyo wambaraga batangiye gukora ibyo wakoraga mbere ibintu biraryoshye ariko birangiye ubonye ko nawe ari umuntu nk'abandi bose icyo utahise uvuga ati okay wenda reka mve kuri ariko ngume muri iri dini idini ntabwo aricyo kibazo n'uyu muntu nyine ikibazo ni uko muri make nari ndimo hagati ntabwo nari mfite icyerekezo kubera ko ari rya dini nakubwiye ko aho nari nyene ko rinabara like there was no presence of God mu gusenga byaramboweraga nkasenga nkumva bisa naho ndi like nta muntu ndi kuvugisha kandi uko tubizi muri Kristo harimo relation kugirana ubusabane n'Imana ariko ho biba bimeze nkaho umva ari umuntu w'ikijia turi hariya hejuru nyine agakosa gatoya kuko urabizi tunagira protocole nyinshi agakosa gato gashobora gutuma udasenga Imana ishobora kumpita nwango mwebwe yuko zicyaha ntusenga hari ibintu nyine ukora ni nk'imigenzo urugero nibo uri wasambanye hari icyo nyine bakubwira gukora mbere yuko wongera kwegera Imana ni nk'ako bavuga ngo umukobwa nyine uri muri periods ze ntago yemerewe kwegera Imana so bizi muri ariko no mu isezerano rya kera byabaga rero isezerano rya kera rero niryo bakurikiza okay so noneho twinjire rero ku ngingo y'umunsi ntabwo turinjira ubu ngubu twari tukiri mu ngingo nyamakuru twari turi hari ikintu bita amakuru avunaguye yazi ntazi muzuru wa hehe inshamake ariko urazizi twari turi mu nshamake ubu ngubu noneho tugiye kwinjira hari ikintu muri filime bita intermission filime zo barazireba okay good ibi ngibi byari intermission noneho tugiye muri action so rero wahisemo neza gukurikirana Salvation Road TV wahisemo neza kureba iki kiganiro Yesu mu rubyiruko turi kumwe na Salha ari kutuganiriza kuri story we imbere yuko ahura na Kristo challenge yahuye nazo ari kugenda tubwira mu magambo make ntago story ziba zarafashe imyaka myinshi ntago nundi twazivuga umuzwe ngo tuzirangize uko wenda ibihe bigenda biha ibindi tuzagenda twongera tuganira duciramo tunyuriramo ariko intego yacu n'umugambi wacu nyamukuru ni ukugira ngo nawe uhishurirwe Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo niwe mucyo niwe byiringiro bizima kandi bidakoze isoni Salha reka noneho twinjire rero ujya guhura na Kristo ko byagenze tu urumva ngarutse inyuma gato narakomeje nkajya numva ndyohewe nyine like apeti yari yaracitse nkuko nabivuze so nyuma rero y'uwo nguwo narakomeje ndyoherwa n'utu gospel nyine nkajya numva
like ndigenga numvaga ko nta tegeko rimbuza kubikora nyine nkabikora bwishwa kamera rero ikintu cyansekeje kubera kumva izo gospel Yesu yageze anja mu kanwa nyine haba ikintu nkajya muka Yesu we nka rero ubwo ntibagutokesheje ahubwo cyangwa bivugaga batumva urumva warete utangiye ndabyibuka nigeze gutaha ndi ku mu anti wanjye hajya haba ikintu nkavuga Yesu we kandi ubundi ari ukuntu tuvuga inna lillahi nyine ufite ukuntu no baravuga no anti wanjye arakumva aranyumva ahita ambwira ngo uyu Yesu wazanye muri inzu nyine rukumva yarumiwe uyu Yesu wazanye muri iyo nzu none wamuvanye ita mvuga Yesu we bita wongera uriya kariya kantu karansekeje nyine uriya mugabo nyine uko Yesu tumuzi atangira gutereta rero ako kantu ka Yesu wese numbaza nayo nakavanye karagiye none kakajya kambamo niba koko simbizi rero hamwe nayo matsiko natangiye kujya nsenga bisanzwe nyine mana nangira kujya mbikora nkumva nibyo nishakira uti impamvu niki nayo kubikonderaga kubera ko ho navugaga amagambo nzi yego ndi gusohora nkumva birandyoheye gusuka umutima nyine nkavuga at least reka mvuga ibindi ntago ari bya bindi urusubiramo ntago ari ngo hano ngo ndavuga ibi ngo hano ndavuga ibi sometimes ntago tubyumva ko ntago ari benshi bajya gushaka ibitabo by'ibinyarwanda ngo barebe ngo icyo bisobanuye so rero ukumva ese nzamenekera Imana kuko akenshi warasaraga ariko amagambo y'ikinyarwanda yemewe iswara yarangiye kandi nayo nyine aba afite protocole noneho iyo swara yarangiye nyine rukumva banacitse intege urangije amaraka 6 4 ngujya nyine rero ibyo byose uri kubikora ni formule ndi kubikorera umwami uri hariya nyine atazanwika mbese nabikora mu bwoba ariko nangiye kujya nsenga gutyo nkajya mfunga icyumba cyanjye nkisengera gutyo iswala ndagenda imva ziracika pe zarageze ziracika ibyo nize sinzi impamvu n'ubwo natajya mukibagirwa wenda hari bimwe binsigaramo ariko zarageze ziracika rero gutyo ndabikunda numva nangiye kwikundira kujya mvuga ibyonzi ariko atari kuvuga ngo magaze ngo kwa kana ariko kumva nyine conversation rero ngeraho numva niho nyine naryoherewe so rero hamwe n'ibyo rero hari umushuti wanjye yageze kuntumira mu rusengero nyine waratangiye process natangiye utwo Imana uri n'umukozi ariko nkajya ngira ubwoba nkavuga ati inshuti zanjye sinzi ko ndi umuyisilamu bazambona gute rero ni gutyo byagenze rero nyuma wenda nihuse hari ukuntu buriya Imana ibizi kuyishaka njye ikintu maze kubona nuko Imana izi imitima yacu pe narayikundaga narayishakaga ariko nazi ngo bayishaka kwa kundi poroze ngo baje gukabakaba nayishakira aho navukiye ninyibona uko nyishaka ariko ibizi ko deep down nyibonye pe nayifata so ni nkayo yari yancirinze kuko nyine yancira inzira yohereza umuntu turaganira umuntu noneho numva arakijijwe itamwemeza ukuntu nanjye nyijijwe urukumva bya bindi byanyuzemo hagati sinabyibutse ko usubira hahandi hambere maze njye naranatuye nabyuzi arambwira okay ndabyumva ko watuye none se ubuzima bwawe bwarahindutse nyine ubwo ndihusa hari byinshi byanyuzemo ndamubwira ndikubona nta kintu cyahindutse ariko naramwakiriye aravuga rero namujyura na Yesu uko yari ameze udukopinaje wambwiye avuga ariko nabyaha none byaha ubuzi ko nyine no gusamba avuga nabyaha hari ibyaha nkora ni yayinda akajya avuga se none se nyine turaganira pe ndatsindwa ambwira 200 numva ndatsinzwe kandi nyine iyo ari igihe cyawe ari igihe cyawe pe numvishe nsinzwe arongera nyine ndarambira nose uyu muntu witeguye kumwakira maskini none uwo munsi nibwo nyine like numvishe
nyuma y'ibintu byose nakoze wamugana uyu muntu naramwakiye umuntu wanga ibi umuntu uduhamagarira kubaba mbona izari scam mbona yari scam kandi aho nari nigaga bazi ko ubwo nakishijwe kameme ubu ngo niyo bonye bagira ngo nikagakiza kacyakire kandi wapi hari byinshi byabayemo hagati rero aho ngaho niho naturiye ya n'umukozi w'Imana wanyatuje ubwo nakira Yesu umwami mukiza none uwo munsi mbere yuko wakira Yesu nyine full muri ziriya challenge zose wagiye ucamo muri bya bihe bigoye wagiye ucamo n'imibabaro n'imihangayiko n'iki ntago wigize ugira wenda ngo vuga atari kubundi gupfa kubaho bimariye iki wakwipfira uko ndibuka nkanjye ndimo ndashaka Imana hari igihe nageze nyine nkajya numva wati abantu gupfa ariko ndabona ari option ishoboka nyine tu ntabwo wigize ugera muri iyo kandi uvuga ati byari byo byose niyo nakwipfira kubera ko mu rugo sinabonye Imana wenda mu nshuti sinabonye Imana na hariya nayishakiraga ndabona ntari kuyibona tu rero ahantu navuga ahubwo wisunyibutse ahantu navuga pe muri ibyo bibazo byose nago nigeze nekereza kwiyahura menya ako kantu kari kurikora gusa hari umutate wanjye nigeze gutunga ngo gutunga kugira Rwanda cyane ni mukeya nigeze kugira niwe wandeze urukumva yari ari close cyane so rero igihapfa ni naho haturutse buriya nago nashaka kujyayo cyane ariko niho haturutse ibintu byo kumva naribabariye kwako nabuze umuntu ukomeye mu buzima bwanjye nyine binjyana kure ku buryo ibaze ko hari n'igihe nasengaga abandi ndi nyikiri muri secondaire abandi bagiye nko kureba filme nge nkajya nko kuri toilette nkamuhamagara nkavuga ati ubu ngubu waza ndi njyenyine kuko numvaga ko umuzima waho nyine numvaga niba warapfuye ufite ukuntu ndeba njye nakureba rero nkajya kuri toilette nkavuga ati ubu ngubu uje twaganira nta muntu uhari nta nubwo banari mfite nyine namukundaga ku buryo ntabwo banari mfite pe so rero uriya tate yanjyanye kure mbona ubuzima bwanjye buhindutse uko natabutekerezaga ibyo natinyaga bingeraho wa mugani nyine habaye ibintu byinshi so byaragiye biramba rero uwo munsi niho numvaga namukurikiye ariko aho ngaho byageze wenda ncika ikiziriko nyine amen so nuko ukomeza rero aho wari ugeze komeza umbwire wa muntu ari kukwatuza ugeze muri process yo kwatura byagenze bite se ubundi urumva byari byose hari ikintu kiba mu mutima w'umuntu kugira ngo umuntu yature hari ukuntu twebwe tubona umuntu ahagurutse akajya wenda kwakira Kristo n'urugero ariko intambara ziba zabaye hariya imyambi iba yarashwe n'ibiki byose ntabwo biba byoroshye rero natuye tariki 19 z'ukwa kabiri 2024 ntabwo nzabyibagirwa 19 z'ukwa kabiri rero uwo munsi nakubwiye ati satani yamigiraga he muri relationship manage sinanyweye inzoga wenda hari nyine inzoga si cyo cyacyo nyine ariko hari ibyo nari mfite nk'inzoga drug wenda iyo nari mfite nakubwiye nakundaga umuziki nkunda night club ku buryo numvaga ngize opportunity yo kujya muri night club najya nyihoramo ariko iyo opportunity nayibonye igihe cyanjye cyegereje rero bikora nka rimwe kumva rero nabaga nanyweye inzoga rwose ukagira nasinze wabaga wanyweye inzoga cyangwa ugumvisha indirimbo nabaga numvisha indirimbo nyine naba ndi kubyina ukagira nasinze kandi we ari we wazinyweye so rero umuziki waransindishaga rero nari ndi muri relationship mbere yuko nakiraga kiza nabwo nari nyivuyemo yego yaranyeganye inyuma ya wa wundi wagiye mu yindi cyakoze uri umu expert nyine njya ndeba nkavuga satani abazi nyine target abazi n'icyo dukeneye aravuga ati uyu mukobwa akeneye urukundo reka mwoherereze nyine abazi igikomere cyawe mbese kirihe ese uyu mukobwa mu bikomere yagize ni ikihe nakwataka ni gutyo genda dufata pe nakundi kuko nagiye muri relationship nyikirangiza secondaire hari relation nagiyemo iranyeganyeza pe iranyeganyeza rero nyikiyivamo wenda ndumva hari ikibazo nta kibazo kiriho kuri uwo twahita tugenda ubwo nyikiyivamo rero hashize nk'amezi 2 gutyo nibwo nayisengera ubundi ngiye numvaga mu buzima natabaho na relationship ndemo nkavuga ngiye mbeho nta muntu unyitaho nta muntu uramamagara
waramutse gute nyine nakundaga keya pe n'ubu ndayikunda ariko iri muri control yes so rero nakundaga affection umuntu nyereka ko ankunze yakora ko nyine uwo nabirebagaho cyane nari naramutakaje so rero bigatuma numva ko ntago bishoboka ni bimwe nyivuyemo ndahita njya mu yindi ariko satani yabaga yarabampangiye ku murongo man bari kuvuga satani ngo abo twahangane ariko kuko nakiza nabonyemo niho mbyuvuga satani navaga muri hari undi unegereje nyine mu buryo budasobanutse umushiti wanjye nibo baba bizi ni hari umushiti wanjye wigeze kumbwira yitwa Alliance yigeze kumbwira Cesari basi ngiyi kwikunyeganyeje waburetse ibintu bya relationship ndamukira Alia vuba ngende nabye Alia ukubizi nabishobora ntago ibyo nabishobora pe kandi pese uko navugaga ngo nkunda ibyaha ngo nkunda ibikire kareka ngo hari ikiwe cyari kiri mu mutima wawe wumva dukeneye umuntu uza kukipa aho hantu umuntu uraza kukipa ko nago numva kuko umukobwa araza akambwira ngo arankunda ngo mbyumve nabishakaga biturutse ku musore nuko rero byagenze ariko nyine mu kwa kabiri ubwo nyine Yesu naho ngaho nyine yamfashe yansanze nyine ndi muri heartbreak ndi kwicuza narabaye disappointed man ibintu byari bigeze ku rumungu w'ababari banze uvuga ati hano bimeze neza post zarabaye post muhoza profile ariko warabizi satani bra bintu najyaga mbibona ubona byarashyushye ubona birahombye abazi bigenze bite nyine umva nyine wumve ngo totally in numango wabonaga ubonye umugabo niko twabivuga neza ubwo umuntu profile ihe my life ngo my ride or die sawa muri make ni nko kuvuga ati niwe buzima n'urupfu ariko abakobwa turakoze hari indirimbo najyaga numva kera bavuga ngo know you know life no necessaire byari biri aho Imana igitubabarira pe no kuri twatunze ibigirwa Imana byinshi mu buzima bwacu Imana igitubabarira amen rero naho Yesu yansanze nakubwiye yo nagiye kuvuga it's okay naho Yesu yansanze rwose ndamwakira nono sinamwakira nk'umukiza mwakira nk'umwami ndetse nari nanatangiye kumusogonga nono mbere yaho gato urukumva nari nageze muri kaminuza mfite liberite noneho nkajya ndeka kujya kuri church ku manywa kugira batambona nkajya njya muri overnight ariko numva disi nangiye kwisanga aho hantu ariko nazi neza nabikora uti rero nkajya nsenga nihishe kugira abantu batambona ibiki n'ibiki rero hari ijambo sinzagibagirwa nyine bari project tugiye gusohoka neza nari nagiye gusengera Zion kuko ariyo yajyanye no kwishuri barari project handitse ngo ngunkunda yitondera amategeko yanjye ariko mu mutima wanjye nkajya numva nakunkunda Imana bose ntago nyuriye nyine kuko numvaga nyikunda pe ariko nareba ayo mategeko iri kuvuga ubwo nyine byane nukice nugasama ntago nicara gutsambana nkagenda ndeba utuntu nsangasha wapi pe ntago ngukunda ndakuryarya rero ako gatima kakubise kunusha baka ni nko kuvuga ati ushaka gukira ariko naguzi ubitarura jyaho rero ni uko Imana yanyohereje umukozi wayo duhura mukeneye rero bita bicamo ndamwakira none nk'umukiza n'umwami muhitamo kumbera umwami so byumva akubwira caha ukahaca wowe urabyumva cyane nuko abantu bamwe bamufite nk'umukiza nicyo kintu kibabaje pe so no ubwo numango icyo gihe nyine baravuze ati ngewe ndamaramaje wa muntu wa kera bya bintu natekerezaga ya bindi nakuriyemo n'iki byose ndabiretse mbonye ko uyu mugabo ari wo kwisanga niki cyabaye se ntago ari okay ndabyumva process kuntu yagenze nabyumvisha kuntu challenge zagiye ziza ibintu bihindura ariko hari ikintu kibona no kavuga ati iki ngiki ni finale nyine to nicyo cyabaye mbere yuko mwakira hari ikintu kiba like so nabivuga gute hari ikintu kiba mu buzima bwawe cyangwa mu mutima wawe ukumva nyine hari transformation irimo iraba kuko ntago Yesu umuntu nyine apfa kumukurikira nyine amaramaje from nowhere nyine hari igihe urambirwa reka nkubwire nyine hari igihe urambirwa ubuzima budafite nyine like uko nakubwiye story yanjye yari psycho nahoraga nizengurukaho nta kintu kizima nungutse nyine nari ndambiwe kandi nari nangiye gusogegera kuri uwo Yesu nyine uko yatabyemo kuko uwo muntu wamfashije yagigishaga Bibiliya nyine
ntabwo nashakatse kubijyamo ariko nari nangiye gusogongera uyu muntu uyu muntu n'indi uyu muntu yarampfiriye nkahita numva kuko mbere namusomaga nkumva ni umuntu wapfiriye abandi njye ntabwo ndimo ubwo abo yapfiriye ni bari barokore aho nkumva se yampfiriye ukumva njyewe ndi umuntu w'umuoverthinker natekereza yampfiriye gute naravuka nyine hari utuntu natari naragasubijwe muri njyewe ahubwo si uyu muntu bavuga yaradupfiriye yadupfiriye gute nyine byasabaga mure n'umuntu uzi neza ibyarimo arasubiza ikibazo cyose mfite kandi koko yaragiye nyine akajya nsubiza nkabyumva noneho bigeraho mvuga ati uzi ni gute maze igihe mpangayika ameze gutya maze igihe nirwanaho nishaka nyine ari njye wirwanirira kandi hari uwo mfite wandwanirira ni gute maze igihe nyine muri ibi bibazo kandi nyine nashoboye hari uwaje kubimfashamo mbona nyine nararuzinze mbona n'imyaka ishize yose numva narahombye numva nyine birambabaje ndavuga how comes wowe ubuzima bwawe buhinduka bukamera gutyo kuko kameme harimo n'imbuto ahubwo ubuzima bwawe bugahinduka bukamera gutyo njye narizengurutse imyaka 20 nyine numva naratakaye pe rero ndavuga ati no more waste of time uyu munsi n'uyu ndaguha ubwanjye uyobore umubiri wawe wamugana sino wango uwo ni wo munsi wafashe umwanzuro nyine wiha Kristo umwami n'umukiza wawe none rero tubwire nyuma yaho rero byari byo byose challenge ziraza ubutangiye urugendo urumva hari ukuntu abisirayeli bavuye muri Egiputa bagera ku nyanja itukura urumva ntabwo byari byoroshye Farawo bari inyuma ngira ngo Farawo wawe twamwumvishe abakurikiye avuga ati biragenda bite Imana ikora igitangaza inyanja icikamo kabiri barambuka bageze mu butayu kubera ko buriya nyuma y'Egiputa ntabwo haza Kanani haza ubutayu to rero nyikizwa nyimwakira uriya mugabo nibwo okay to be honest nibwo nabonye ko ndi umunyabyaha okay nagiye kumwakira mbizi okay yarampfiriye ariko ntago nari nakumvisha uburemere nyine numva ko biremereye cyane rero naramwakire nangira ukumva mwuka wera deja yahise aza mutima wanjye kajya nyereka wuzuye ibi uri umunyamujinya ibyo nagiye kumwakira ntago ibyo bya kamere nayo mbyitayeho pe nyine nari nzi ko like there is someone who can change my life ariko ibaze ko aribwo nyine nari ndi kubona yuko pe wa mugani ikumbi birahinduka burya hari umuntu waza kamera kayinesha ibintu nk'ibyo ariko utaramenya uburemere bw'ikibazo ufite rero njye nibwo nabonye ko umujinya ni ikibazo kandi gikomeye nangira kubona ubwibone kandi imbere barambwiraga ngahita mbona ubwibone se buri nese ko natirata ariko buryo ubwibone nyine bugaragara mu buryo bugiye butandukanye Imana iranyereka ko ufite ubwibone ufite nyine mbona yuko buryo umuntu twuzuye ibyaha na wa wundi ubona no mujanti arigendera nakosa umuzi ariko mu mutima we cyangwa ahiherereye akora nyine bitabaho n'utwana tuba ari utunyabyaha nayibaza umwana akura akonda mugenzi so rero nibwo namenye ko ndi umunyabyaha mwuka weraje mu buzima bwanjye kuko urukumva yakiza mu buzima bwawe pe niba ngiye bura nahita mbivuga niba koko wicaye uzi ko wakiriye Yesu umwami mukiza ariko ukaba wumva life ubayemo y'ubyaha yo kuvangira Imana yo gukora ibitabaho cyangwa ukaba wumva ahantu uri cyangwa ibintu ukora Imana itaza ngo ikurebe ikwishimire hindukira pe ahubwo akenshi usanga nyine abantu bibeshya ko bakishwe kandi badakishijwe nicyo ubundi nabyo bibazo biri hano hanze abantu bari kwibeshya ko bakishwe badakishwe akakubwira ngo ngewe ngo umunsi ngo guza imyaka maze mu gakiza ngo imyaka 10 kajya mubwira kahese bimeze bite mwaganira mu by'ukuri ugasanga nta nubwo nako pe bikaba bibabaje rero ugasanga ni waste of time nayo ajya night club ku cyumweru kwa gatanu yaraye muri overnight nese ukibaza ngo niba ngo ku cyumweru ndasenga natanga soma intango najyaga numva terime nk'izo ngizo hari ukuntu ubusenga unasengera tu hari abantu bameze gutyo nyine hari umuntu twaganiriye arambwira ngo yakuriye ngo mu rusengero ndamubaza wakijijwe ryarise ngo nkiri umwana amubwira oya umunsi wakiriye Yesu ngo nkiri umwana ngo niko ngo badusenge ndambwira bro ntago ari ugukizwa ngo none se
komeza story yawe nanjye nagiye kuzana n'izanjye uhita ubyumva yuko harimo no kutasoma ijambo kuko niba warasomye ijambo ukaba uzi ko niwatuza akanwa kawe nyine ukemera neza ko Yesu ari umwami w'ubugingo bwawe uzakizwa muri make nta nubwo azi gukizwa n'iki nta nubwo azi rero icyo navuga nyine ni uko iyo Yesu ageze mu buzima bwawe ni ukuri ibintu birahinduka ushobora kubona ugitangira ukavuga se ibi ko bitagenda kuko ni process pe ntago bizahita bihindukira ijoro rimwe hari n'abantu bazakubona bakajya kujudginga akajya avuga ego ko uriya se ni wa undi wakiriye Yesu Kristo ariko ntago bazi ikimana iko gukoramo umurimo nta nubwo bazi ngo mugeze kuyihe stage Imana iguhindura ni wowe ubizi ariko pe ngenda bishimangiraho niba ubona ubuzima bwawe butarahindutse kandi witwa ngo urakijijwe ngo kandi nyine ntago ibyo ukora n'umutima ntago gukomanga isuzume pe hari abantu bakurira muri church nyine akumva niko gukizwa wa mugani nabonye mu biganiro byawe byinshi birimo ariko pe ni ukuri umwanzi ari kuriganya abantu benshi muri ubwo buryo isuzume noneho mbwira wowe rero umaze kwakira Kristo umenye ko uri umunyabyaha uribonye urumva ubundi iyo Yesu aje wibona ukuri Yesaya yamaze igihe kinini abwira abantu ngo muzabona ishyano umunsi yabonye ubwiza bw'Imana bwuzuye urusengero noneho yaribonye navuga ati mbonye ishyano hari ukuntu iyo utarabona ubwiza bw'Imana ubureba abantu bagata ariko murapfuye murashize murarimbutse ariko iyo Imana ije mu buzima bwawe wibona ukuri uribona wowe noneho uribonye ubonye wa mujinya wawe kari mubi ubonye bwa bwibone utamiraga kugira ubonye nyine faiblesse zawe z'uburyo butari bwinshi byanduye hakurikiye wiki rero kumva twatangiye process ya transformation nyine wowe n'Imana yawe rwose irakulocatinga mwuka wera arakuganiriza akakubwira mwana wanjye ndabizi ko ari gutyo bimeze ariko twabikora gutya kandi bigakunda iherere natangiye rero kwiga gusabana n'Imana abantu benshi nago basabana n'Imana yabo abantu benshi bazi ko niba barambika ibiganza aribwo barakira abantu benshi bazi ko kwa mushumba niho bikorerwa ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta limit iriho niba koko uyu mwami waramwakiriye nta limit iriho ufite uburenganzira bwuzuye ubwo umushumba afite nibwo nawe ufite buruzuye pe icyo yagusabira nawe wakisabira nibo koko kuko nta mupaka uriho umupaka Yesu yawuvanyeho sibyo rero natangiye kwiga gusaba niba ari ikintu gitumye nyishikama gutya nuko nakurikiye ibyo nzi kandi ngasabana n'Imana yanjye na boundary iriho buri mbere aho naraba umukristo nagusabana ko Imana ko ari guhaje Imana twayifataga nk'umuntu utinyitse nyine like nago yakubera inshuti nago wayiganiriza ibintu nk'ibyo ariko twaje kubona ko bitandukanye Yesu yakubera inshuti yakubera umujyanama yakubera byose sibyo kuko pe inshuti zagutenguha nize challenge wahuye nazo umaze gukizwa urumva hari ukuntu urukundo rukubana rwinshi wenda ntujye ku byo ku ruhande byinshi cyane mu buzima bwawe busanzwe tu ibyo ari byo byose iyo twakiriye Kristo hari inshuti zikuvaho hanjye telefone yanjye yatangiye idashiramo umuriro kubera ko nta muntu ukihamagara urumva iyo ifashe direction yindi abantu mwagendanaga bo baba bakiri kujyaho uri murava ntago mukijyanye hari challenge zizamo hari ibintu wenda byari inyungu zawe nyine ubonamo igihombo karekura challenge wewe wahuye nazo nize nyine umaze kwakira Kristo none umaze kuvuga ati uyu mugabo ndamubonye ndamumenye ndamwizeye ndamukurikiye tu kama mbaye challenge ya mbere nyine nko nabivuze narekeye nyine copinage okay iya mbere ni kunyumvisha ukuntu copinage ari icyaha nago nyine umuntu ahita byumva ariko copinage rwose nta cyerekezo mura muvugana amasaha 3 nta kintu kizima muri ko like iyo nta cyerekezo rwose nta kiba gihari so rero ikintu cy'imbere Imana yambwiye hagarika kuko yabanshiranyereka ko nago nasijyagamo kubera ko nkunze nasijyagamo kuko nabuzaho nduhuki cyangwa like I need someone nyine to fill the gap rero iranyereka rero ariko kirukomeza ni nko rega nabo nabantu nabo muri make narabakoreshaga niko navuga muri naranabakoresha ariko nibyo narabakoresha so rero Imana yarambwiye ati ahangaye buhagaritse ubanze ngukoremo umurimo mwomori narwo ninzi ngo bikomere ni ibiki reka nta nubwo uzi ko wakomeretse reka serere yarambwiye ati rekora ibi mbanze nkomore ikindi groupe
hari ukuntu ufite utugroupe tudafite icyo tumaze ari utwo gusotora kuvuga abantu babandi groupe ziranjyana mu mapati ya buri kanya dashinga ako Yesu yamfashe neza yamfashe ngeze ahantu byari kuyita bikomera kuko nago mvuga ko kaminuza ufite liberty cyane rero kaka night club kanje nakundaga nari kujya nkajyamo buri Friday nari kujya nkahoramo sibyo nyine kandi nkumva mfite right pe rero ubwo naringeze ubwo groupe naraziretse nyine hari groupe zidafite icyerekezo ntago mvuze ngo zose nyine ibintu ndajyamo nkabona na cyubero cy'Imana kibirimo nahise nkatinga muri make Imana yarambi nyine ni nko kuvuga you are called to be set apart wowe uhamagariwe kujya kwitandukanya rero naritandukanye ariko muri uko kwitandukanya benshi babifata ukwabo kuko nago babazi iby'urukunyuramo rero bavuga kasike kirata kabaye gutya ariko kumbe barimo baragukanda bagukoramo bari kunkanda nanjye ubwanjye sinorohewe meze nabi hari n'ukuntu ubwira Imana semana na wundi se kandi we tutavuga ibintu atavuga iburekuye umukunda kundusha se yo kariya kantu ka umukunda kundusha itumanika ariko nyine the right will stay n'ubundi nko bavuga babandi baza abo muri kumwe mu rugendo rumwe bazasiga abo muri kubona aho uri kujya batari kuhajya basikatira pe bizanaborohera so rero copinage secular music indirimbo zidahesheje Imana ikibangwa ndani kiminaji ngo bari kurapa kuko nakundaga American dance pe unabyina sawa kabisa ariko zitabaho zambyino umva hari ukuntu abazungu ngo babyina the next song babyina biri bukurikira ntago babitaye kwirimo rero nakundaga American dance pe rero izo zose nasabwe kuzirekura n'ubu ngubu iyo numvise secular music pe amatwi yanjye numva ari gufunga nyine mba numva ndi mu bintu natagomba kuba ndimo ikiza cya mwuka wera rero nutwo du challenge nahuye natwo itundi numvaga ko nibo nyijijwe ndahitamba right ako kanya ariko narumiwe nibwo nabonye ko no mu bitekerezo tuba twaranduye kera ariko tutabizi so nagiye Imana yagiye nyereka uranduye rero nta kindi nabikora usibye gusenga no kwiriza ubusa wa mugani yo ikankoramo umurimo ikankoropa nongeraho naka kantu niba warakijijwe sibyo niba warakijijwe ubu ngubu ndi kuvugisha abakijijwe niba warakijijwe niba utarakizwa ubutumwa ntago ari ubwawe mu kanya turabatuza niba warakijijwe sibyo ukaba uri umuntu udashaka umwanya wawe n'Imana ndagira ngo nkubwire ngo shaka kugwa biri hafi kuba buri busy kose deva uzi gutabura uziko n'iminsi ibiri ubonye ukatuvuga ngiye kwiherera n'Imana bibyara inyungu nyinshi sibyo ikindi kwirira mu gitondo saa 6 nimugoroba uko wishakiye umwaka ukarangira urya mu gitondo nabyo no gushira isoni ahubwo nanubwo babazi intambara bari kurwana nazo uziko life is spiritual marambivuga ni spiritual pe rero uko uzafidinga umubiri wawe umwuka wawe uzatsinda tuba tugomba kugaburira umwuka wacu kuko niwo udutunze twebwe abakristo uyu mwuka wacu rero wabuze ibyo kurya kamere yacu irongera ikagaruka wa mushinyi ukabona waragarutse ukajya wibaza se ko nakijijwe ka kantu bya ariko nuko wagukijije waramuretse to muri make ahubwo na cya kintu nicyo uri kugaburira nyine kandi uri kugaburira umushinya nese niko tutarazi gaburira umwuka urebe kutarakora iby'umwuka rero so Saliha yaje kubohoka rero yaje kubohoka ibikomere birakira za nguma zose zamukushi zigenda zishira iyo process nyine ziragenda zishira ugeze nka he Saliha uyu munsi ni muntu ki okay Saliha nabonye ahunda iri zina ryo tuzarivugaho ubutasi ubu nitwa Lydia ariko nago tujyamo cyane ya Yesu yama irindi zina rwose ubu nitwa Lydia njya mvuga ngo Saliha is now Lydia ningo mbese mbacaka gutandukanya amateka uwari uzi Saliha amenye rwose atazananyobera cyangwa akanyoberaho gusa hari abo bigora no kumva hari nabo bigora kumva adakakuyoberaho ariko nyine Saliha is now Lydia ni nka testimony mbananze mu buryo bucamake rero ubwo warumbashije iki nari nkubajije ndimo ndakubaza nyine
aho ugeze ukira niba hari ibyamaze gushira ibikomere za nguma yama depression yarashize wa mwijima uri mu buzima bwawe wese waba ugihari cyangwa se warashize bya bintu byose nyine urumva ari ukuntu iyo umuntu akiri mu byaha aba ameze nk'umuntu wikoreye isi akaba atwaye ijuru mu maboko urumva nta bwinyagamba ariko Yesu akagenda aza abikora nyine akubazaga ugeze ko nyine turi muri salvation road nyine salvation is a journey kabisa it's a journey reka mbabwire it's a journey kandi toroshye ntago kwa Yesu ntago byoroshye nibazakubeshya nuzuzi ko uje no ku mazi ko binyerera iba wigumiye aho uri kuko uzatenguha kuko ukorwamo umurimo ugomba kuba umusirikare kuko nyine Imana iduhamagara ko abasirikare apana abasivile ntago twakurikira Yesu ngo tukomeze twitware nk'abasivile sibyo rero idukoramo umurimo bitewe nuko wowe ikigushakaho nabishaka kuza kuko twe wanzanye nanjye hari abandi bandindinda twese dufite purpose dufite icyatuzanye muri isi rero uko twemerera Imana kudukoramo umurimo niko tukigeraho vuba hari abantu benshi dutinze Imana ukanga kumvira icyo Imana iri kugutegeka wambwa nk'ibyo bintu byo kurekura ugasanga ubitinzeho bimaze imyaka 5 wanze kurekura kandi iyo urekura hari ikintu cyari gukoreka rero icyo navuga nuko ngewe jani yanjye ntago yari yoroshye na nubu turacyari muri process ariko it's worth it pe ambwiye buryo kurwana uri kumwe na generale bitandukanye no kurwana wewe na rukurutu cyangwa uri wenyine rukurutu so rero hari igihe ngera mu kibazo nkavuga nkahita nimagina umuntu uri unyura mu kibazo kimeze nk'icyanjye adafite Yesu nkahita numva umutima wanjye ufite ahantu uri safe rero ahantu ngeze sibyo ndi muri nanjye ndacyafite urugendo runini pe ewe niba ndi umuntu ukeneye guhindurwa bitangaje ninjye ndacyafite urugendo ariko mfite Yesu kandi aho mvuye niho hari habi rese muri process yo gukira ibikomere waje kugira kwanza umenya ko ufite ibikomere ko mbere none uzi ko ufite ibikomere none muri ya process yo gukira ibikomere ya indi yo kumeneka nyine tu you know byari bimeze bite ndabizi nyine aho hantu haragoye byagenze bite hari n'umuntu ubutarahagera kandi yarakijijwe tu ngiye ikintu navuga sibyo ibyo nabyo uzabimenya kuko navuze ati relationship yawe ni Imana niba utayigira pena nubwo uzamenya ikibazo ufite ngiye namenye ikibazo cyanjye nta muntu waje kumanurira nuko na spendinganaga n'Imana yanjye atari kuvuga ngo ngiye kuyisaba imodoka ngo urugo ngo amafaranga reka jya gushaka Imana just gusabana nayo kuki wumva ko ureka ibiryo kubera ushaka gusabana n'Imana ukabireka kuko wabaye umukene kuki usurindira wundi ko waba umukene kugira ujye gushaka Imana sibyo rero ngewe mu buzima bwanjye pe n'abantu banze iyo process aho hantu ndatinda niyo mbonye nkagira amahirwe nkabona 3 days nkuko wera nakinda mbwira niba renye iratingira itsaba mibiri nje kwiherera kuko Mana kwiherera ni urameneka yego ikakwereka ukuntu bimeze ukarira uko mukera aho ngaho Imana ikagukoramo umurimo kuko nta kindi izakoresha kuko Imana no mwuka kandi ntabwo izango nk'umuntu ariko hamwe no gusenga niho tuganira n'Imana rero urasenga mu gusenga rero hari umurimo ukoreka utazi ntago wamugana ito tubizi ariko urasenga ukaca kamere yawe Imana igakora umurimo rero byose no gusenga no kwiriza ubusa ngewe aho ngeze ubu no gusenga no kwiriza ubusa ijambo ry'Imana noneho n'ibindi byo nindi geraho sinzi ko dugifite ijambo ry'Imana tuzariheraho ubutaro you know so rubango turashima Imana kubw'ibyo yakoze ku buzima bwawe kandi kubwo wari aho yakuvanye ari nayo kugejeje ariko ndibaza ko hari challenge ugomba kuba warahuyemo nazo turimo tugana ku musozo nkibaza ngo kugira ngo nyine ubashe kuva muri iyo si wari urimo ubashe kwinjira mu isi urimo uyu munsi hari ibintu byinshi nyine wasize tu sibyo kugira ngo ugere ku rwego uvuga ati ngewe ibindi byose ndabiretse nyine mwankunda mwanyanga mwamfata mutamfata ni ngiye na Yesu nyine kugira ngo mere nka wa mukobwa muri Sweden wavuze ngo ngende umukristo nzahora ndiwe naho igihugu cyose cyanseka ngiye namara amajine ndakurikira Kristo to aho ngaho nyine niho nshaka ko tuvugaho turubana ku musozo oya ndimo ndakubaza kugira ngo ufate iyo decision wari umaze kubona Yesu uwe watumye uvuga ati naho abantu bose bandeka ngiye nahise gukurikira Kristo kuko ntago ari umwanzuro woroshye hari umuntu ukurikira Kristo akavuga ati shabya byose sala n'inshuti yanjye
ntago namureka n'ibimubangamiye ndabira kuko abatoye ngiye nahisemo kugendera muri iyi nzira no matter what ntago nyine nzarekura ndagiye tu ubundi nari mfite ubwoba nyine nyigira igikizwa nari mfite ubwoba abantu bazamfata ute inshuti zizamfata ute umuryango uzamfata ute kuko ubwa mbere nabanje kubihisha sinzi ko nabivuze nabanje kubihisha nangira kujya nsenga rero nkavuga se Mana uzamboha ubohora ryari ko nshaka nanjye kujya nerana n'abandi ko nshaka nanjye kujya nsabana n'abandi buriya hari ibintu dufata for granted kuba nyine ugasanga iwanyu bakomera kujya church nyine nagiye mbona yuko icyo kugira mbone church kugira nerane narabisengeye iminsi 21 iminsi 21 uri gusenga kugira ngo ubohoke kugira ngo Imana incire inzira nanjye nyine mbe libere gukora ibyo nshaka narabisengeye kuko ndabyuka muri iyo minsi mu rwaye bari mu gisibo rero igisibo cyari kigiye gutangira ndavuga se Mana ndongera njijishe narakumenye urukumva nawe aho ngo niho nari nangiye kabise rwumva ndi mu bintu ndavuga se ndajijisha tena nkora iminsi 30 ndavuga se Mana basi gira icyo ukora umbohore kuko ibaze gukora iminsi 30 usenga nkaba utaribo urukumva icyo gikomere kuko mbere hari umunsi nigeze gutaha narahindutse ariko nkajya nsari kubera ubwoba ariko kuri CDJ nabaga nkavuga ati Mana uri kubibona ko bino bintu ndimo atari byo Imana cyakoze Imana irumva uri kubibona ko bino bintu ndi gukora ntago mbishaka njyewe rero ucira inzira nayandi mahitamo mfite rero icyo gihe rero nahise ninjira mu minsi 21 bo bari mu minsi 30 amahirwe nayikoze ndi ku ishuri ntabwo ndi mu rugo kumva byaranyoroheye ariko umwanze ntago wetacika kujyamo ariko baramfashe tu baramfashe ko natari gukora igisibo ngira ubwoba ndavuga se ibi bintu ndabisobanura uti rero nibwo nakomeje kujya nsenga overnight Zion overnight Zion noneho muri overnight ndabyibuka disi abantu twasenganaga narababwiye ati nibo nabwiye ikibazo nari mfite nabwira mumfashe kuko ntago byoroshye ndanzabivuga ute none sinza kuko numvaga yego komana ntago niteguye kuyitangira ute uzi ikintu Yesu yakoze muri iyo minsi 21 ubwo nari nzi ko bizaba nk'amaji cyangwa iki ariko yakoze iki buriya Yesu aratuzi yaragiye anyuzuza urukundo rwe nkunda Yesu naramupfira pe nyine ngo naramupfira nyine Yesu wanjye ibyaba byose nakwivovota mba mbizi ko ninjye nawe Yesu yaragiye anyuzuza urukundo hahandi numvishe nubwo isi yandeka mwigomanira wowe Mana nyine navuze nubwo babandi bose ndi gutinya ko bamva cyane bamveho pe kuko icyo mbonye kirahagije you the only person uje agafiringa umutima wanjye you the only person uje kame mahoro nayakwiriye muri isi iha imeze ukuntu ariko ukayegeramo amahoro ukishima ukavuga ati in the middle yo kuvuga ati ibintu byari kwita bishinyika ndi kumva mfite amahoro like Yesu nanjye ndamukunda kuri ya excellent avuga se uyu mugabo kuki natinze kumumenya nyirirwa nzenguruka rero nta kindi yakoze n'urukundo rero hamwe n'urwo rukundo nanjye ndasara kuko ngiye Mana mu rukundo nyine ntacyo natakora wisiga amarangi ntacyo n'imodoka nayo rero naragiye biranyorohera rwose ndavuga now I'm ready ndabyibuka hari ubushito wanjye twafazira wenda ubwo nyine turavugana ariko niwe wa mbere nandikiye message ndamwandikiye kuko nyine abirimo neza yego ndambwira rero nibagiye kubye kuko urukumva ko turi mu gisiba akajya ambwira ngo uzaze gufuturira mu rugo kuko yigaga ku ishuri ndavuga abantu nzajya gufuturana nabo natari mu masengesho yabo ngo nabwo so kubeshya nyine nkajya numva ndi kurwana n'umutima rero niwe wa mbere naherero ndamubwira ati rero nibagiye kubwira ibintu byarahindutse ubwo it's your choice kugumisha nk'inshuti cyane nyine ukumva arambwira ko byamubabaje ariko nta kibazo abandi bantu nabibwiye nyine Imana yancobuje mbibwira ababyeyi ntago byari byoroshye ntago tubijyamo ariko Imana irabikora pe ubu ndasenga mfite church ndishimye warabatijwe uri umukozi w'Imana ubu ngubu ukomeye narabatijwe rwose kuri Pasika
wabatijwe ku munsi mwiza ariko nayise nawe urabyumva ku muzuko kabisa wayise. So turimo tugana ku musozo rero, ubu Sally honeymoon ki nihe message watanga wenda abantu badukurikiye bakiri muri izo challenge, bakiboshwe n'amadini, bakiri mu mwijima y'ibintu bitandukanye, ninde Sally uyu munsi, nihe message watanga nyine dusoza? ubu Sally is Lydia rwose nkuko nabivuze, kantu ndagakunda pe. yego Sally ni umukobwa utinya Imana, ni umukobwa nyine wiyemeje gukora ikintu icyo ari cyo cyose gihesha Imana icyubahiro. Niba Imana itarimo count me out rwose, ntukajya umbara. Rero ndi umukobwa nyine pe nkunda Imana, ndanayubaha nyine, ntabwo nikorera ibyo nishakiye, kandi ibyo byose reka mbwire byose bizanwa no kuyikunda nyine. Iyo utayikunze pe uzarwana no kujya kuva kuri iyo addiction byange, urwane no kuva kuri icyo cyaha byange, kuko nyine uri kubikora mu mbaraga zawe, kandi Bibiliya iratubwira ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, sibyo? Hari akantu nshaka wenda kuvuga, sibyo? Niba uri umukristo cyangwa waravukiye muri wagiriye ubwo buntu, sibyo? Imana nyire formule ngewe nakoresheje, Bibiliya y'ijambo ry'Imana iratubwira ngo mbere na mbere mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Hari igihe duhugira mu gushaka ibindi bintu twibagiwe aho bikomoka, ingingo nyamukuru, tukizenguruka, ariko ijambo riratubwira ngo mbere na mbere mubanze mushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose bazabitwongerera. Nuko Imana ibizi yuko ntabwo Imana yaduhereza ikintu azi ko kizaduhitana, sibyo? Nkuko bavuga nyine ngo iremereka guhombya ariko igira iguhombe. Rero izaguha ikintu, ntabwo izajya kumpa ikintu iri kuvuga ati kizangwisha, reka ariko turabizi ko na Satani ahemba. Ntabwo ari uko abantu bose bagiye bagira ibintu ari Imana yabahembye pe, sibyo? Buri mwami, umuntu wese ahembwa n'umwami we. So rero ni uko nguko byagenze, ariko iryo jambo ngiye riramfasha, namwe rero nashaka ko ribafasha. Mbere na mbere shira Imana imbere. Ikindi urukumva ko wayishize imbere, like ufite papa arabizi neza ko ibyo byose ubikeneye, arabizi neza ko iyo nzu ikeneye, ibyo biryo bikeneye, ako kazu gakeneye, ariko uri kubishakira aho bitari, cyangwa uri no kubishaka nabi. Ibyo byose hatarimo rero ubwami bw'Imana, n'ubundi bikazarangira ugiye ahantu hatashimishije rwose. Ntago tureke kuvangira Imana. Umuntu ukitekereza ngo Yesu ni Imana, Yesu ni umwana, Yesu ni intumwa, Yesu ni umwana w'Imana, uwo muntu we wamuye message? Yesu navuze rero ni umwana w'Imana, ni Imana, yego. Mbese niko mbyemera, nta muntu mvuze byinshi, ariko Yesu ni Imana, Yesu ni umwana w'Imana, kuko ni umwuka w'Imana, yakoze iby'ubumana mu buzima bwawe. Mbese ni umubiri, ni Imana yaje mu shusho y'umubiri, ubwo avuye w'umubiri aba umwuka we. Undi ngo gupfa kwa Yesu kwagaragazaga yuko ari umuntu, sibyo? Kuzuka kwa Yesu kwagaragazaga ko ari Imana. Ikindi biriya byose yaje gukora mu mubiri ni uko natwe yashaka kutwereka ko birashoboka ko waberaho Imana kandi wambaye umubiri. Rero natwe niyo message rwose, birashoboka ko wakiranukira Imana uri muri iyi si yanduye, birashoboka ko wakiranukira Imana wirwana n'abanduye, rwose birashoboka. Byose ni ugukunda Imana kandi ugasobanukirwa n'ibyo urimo. Kandi ikindi abakristo tureke kuvangira Imana pe. Niba koko witwa kuri umukristo, cyangwa hitamo inzira imwe, wenda ubu ngubu nashiramo n'akantu ko kurakara, guma mw'isi niba utiteguye kureka iby'isi, sibyo? Bigumemo, guma muri ako ka night club kawe, muri ubwo busambanyi bwawe, muri iyo mico mibi yawe. Niba koko ariko ugira utukisha izina ry'Imana, sibyo? Waguma muri ibyo, tukamenya umwami ukorera, tukanabyubaha. Ariko kugira uyu munsi tukone waje muri korari, ejo ugiye muri ghetto. Ni byinshi twavuga, ariko hitamo umwami ukorera, umese kamwe, sibyo? Kuko ni byiza pe, birashimishije, kandi ntabwo uzicuza gukurikira uyu mwami. Numva ari byo navuga. Tugushimire ko waje witabira ikiganiro, waje kuganiriza urubyiruko n'abandi bantu bari mu ngeri zitandukanye bazareba kino kiganiro. Turagira ngo umuntu wese uri kino kiganiro nuzakireba wumve imirimo y'Imana, wumve gukora kw'Imana, wumve icyo Yesu yakora mu buzima bwawe, ibyo yakoze mu buzima bwe yabikora mu bwawe, ibyo yahinduye mu buzima bwe yabihindura mu bwawe. Ntabwo uragira ahantu kubaho kw'Imana kutagera, ntabwo uragira ahantu Yesu Kristo atagukoramo.
yapfuye kubera wowe ku giti cyawe. Ntago Yesu yapfiriye isoko ry'abantu, yaje gushaka icyazimye. Ese 99 aza gushaka imwe, iyi imwe ni wowe. Niba uri lost wumva byanze, uri mu mwijima mwinshi, turakurangira Kristo ibyo yakoze mu buzima bwa Sara, ntabyo yakoze mu buzima bwanje n'abandi benshi batandukanye, abantu batandukanye, nawe yabikora mu buzima bwawe. Ni umwami w'abami, no kwizerwa pe, no kwiringirwa. Iyo ageze ahantu byose birahinduka. Uyu munezero dufite, kuguhamya dufite, irishya kutubonana, bituruka mu mbaraga ze, ntago ari mu mbaraga zacu. Kandi ibyo duhamya nibyo yakoze mu buzima bwacu, ntago ari story twumvishe, ntago ari byo Matayo na Luka na Yohana banditse, ahubwo byaraje mu buzima bwacu biraduhindura, nawe byahindura ubuzima bwawe. So sinzi rero icyo wavuga dusoza kugira ngo ngararekwa ntashira, niko abanyarwanda bavuga. Ya murakoze nyine, nanjye ndashimira Salvation Road. Yego Olivier man umugisha rwose, ntabwo biba byoroshye, I know, ariko Imana ikomeze igushoboze, natwe nyine natwe ikomeze idushoboze rwose, kandi ngo nawe wizeye Imana uzakorwa n'isoni, nta n'uwayikoreye izikorera amaboko. Amen. Nibyo mvuze, navuga byinshi baranze. Muzangarure nje kubwiriza. Ngiye kukubwira ngo suza abantu nk'abanga. Suza abantu nk'abanga, ariko nibutse ko tutari kuri radio wacu. So turagushimye rero, kandi twanejejwe n'imirimo Imana yakoze mu buzima bwawe. Twashimye Imana mu mitima yacu, kandi tubyatuje akanwa kacu ko twashimye. Turabashimira ko mwakurikiye ikiganiro, turabashimira ko mwabanye natwe. Mujye muri comment mwandikemo ngo Yesu ni umwami, mujye muri comment musharinge testimony zanyu, mujye muri comment namwe muvuga amagambo ashobora guhumuriza umuntu uri guca mu bihe bikoye, kubera ko twaherewe ngo natwe dutangire ubundi buntu. So Yesu arabakunda, Yesu abitayeho, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe mucyo umurikira bari mu mwijima. Ibihe bibi byose waba uri gucamo, Yesu yabihindura. Kandi nawe niba warasubiye inyuma, ntago Yesu aguciraho iteka. Yesu ntago yanga abanyabyaha, icyo yanga ni ibyaha. Ngo uyu nukurera guhindura uko ari. Imana rero ibaho umugisha, Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibagure, mukomeze mudushyigikire, mukomeze mutugihe ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Turabakunda, Yesu arabakunda. Amahoro y'Imana abane namwe. Arakabo Rwanda.